ibihe byiza kuri wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi ni iby'agaciro. Komeza uzajya udukurikirana, natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imari zigiye zitandukanye kandi nziza ku mafaranga make cyane. Icyo usabwa no gukora subscribe ndetse ugakanda no kukazogera kugira ngo buri mari yose tuzadushyira kuri YouTube channel yacu uzajye uyibona mu ba mbere gatanu kuri gatanu. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited, tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Uramutse rero ushaka kugurisha umutungo ari wose utimukanwa, nabwo watugana tukagushakira abakiriya bagura mu gihe gito cyane. Si ibyo gusa kandi tugira n'indi service ya property management, aho dushobora kumanagingira umutungo wawe kandi neza cyane. Uramutse rero ushaka abantu bakumanagingira imitungo, watugana nabwo turabikora kandi neza cyane muri Nzuri Business Group Limited. Kuri uyu munsi rero nk'uko wabibonye video igitangira, tugufitiye inzu nziza cyane igurishwa iherereye Kacyiru mu Kanserege. Iyi nzu iri ahantu heza cyane, aho uba ureba umujyi wose, ba witegeye umujyi neza. Ifite parking ihagije, ikagira jaride nziza cyane kandi nini, ifite kandi ibyumba 4, ikagira toilette 3, salo ndetse na saramanje, ikagira na cuisine nziza cyane. Iyi nzu kandi ifite na annex hanze, ubwo nyine haba harimo icyumba cy'umukozi, toilette na douche byo hanze ndetse n'igikoni. Igiciro cyayo ni $80,000,000, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu, wahamagara 07888637 cyangwa 0782300123. Ushobora kandi no kudusanga aho dukorera, ni ku Muhima hafi y'inyubako yahoze ikoreramo Yamaha, neza ugeze kuri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Aho ngaho niho dufite biro. Uramutse ushaka kudusanga aho dukorera niho wadusanga. Ushobora kandi no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube, wanditse Nzuri Market. Dufite na website, aho kugira ngo uyigeho wandika #Nzuri.rw, aho hose kandi haba hariho imitungo igiye itandukanye tugurisha. Rero uramutse ushaka umutungo ari wo wose, wajya kuri izo platforms zacu zose ukagenda uyireba uko ari yose, kandi haba hariho imitungo myinshi cyane. Ntiwibagirwe gukora subscribe kuri iyi channel, kandi ntiwibagirwe gusharinga iyi video ku nshuti n'abavandimwe. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited. Ni ikaze cyane.